Ndi papa sava. Sashari kurya utanawe. Uri kutanwa. Ubu kandi wari ukuntu uvuga ngo urariye. Utari iki kiribwa. Ye kwihata utwo tuwa. Oya mfashari uzise. Ngiye uri isoza. Nko gukora boil atangiye yikoreye ngo menye ngo udupavuro, dusereri, ndumwe nkore ya sauce nyine ku buryo nanjye nywa hafi nte wallahi. Abandi bayi niyo speciality yahanga. Ako tazo tutunyama ndimo ndarya. Urayirya. Uziko ngiye nigeze kurya umuntu ndimo ibihumbi 400. Namwishyuza. Ambwira nawe. Yego. Nyihaza mitamubwira nti umva. Umwenda ndaguhariye ijyane. Shari, keza nabonye ari nkeya reka ninyweshe. Mugani wawe agasosi kare kakuryoha. Umuntu arenganya undi. Ubwo urumva koko ibyo kujya gutanga kaya. Cyakora Shari ntamika ha. Ono ndabona isi nera amasigo. Babarira nti mpame. Nabwira nti haniho hari inziza. Nabwira ntege. Ntabwo hari unini nawe kubera ko natse. Hano magato ngenda guha buri yara. Oya nje ntabwo. Mwongere. Umugore baramwongera. Nakubwiye ni dukoreshe commande imwe. Ati reka gafe ndababoye. Merci. Ubwo ntukongere gushukura. None kamaze nigeze ndabanazi maze. Nkabanza gucuri. Nuko yari iryoshye. Aho ndi rero. Ariko ndashaka kunywa cyane mbabariro. Cyo kunywa. Mwa rwose niyo tutakwica. Ino sosi ndabona harimo n'amavuta menshi. Nta amavuta. Iyo ni umwihariko. Nimwe. Ni speciality hano bagira hano ushaka kuyisanga. Mosharamini. Wow. Ibi bintu bimenye pe. Ntabwo tuzasubira muri ka kabari. Tuzanga. Inga wirekeye. Kandi ndabona dusangira ka. Oya. Naba serivere nabo muradutereranye. Nakabwe undi bakazana indi cupa ryire kuko iri mukanya turi maze. Urahita ugira se? Urahita urirangiza. Uba turarisangira. Sinzi impamvu nkunda gusangira ikintu ndi kunywa n'umuntu. Niyo mpamvu nifuza ko wahindura. Ako se nkaho ureta na facture akakanyu yijyana he ubugira ngo nteshereze apeti shiri yayintumye ariko ishiraho nga ahubwo musukiremo yinywere iki shiri gabwe kuri akanga kararyoshye erega ubizi se umugabo uyu kanyweye utucura nk'ibyo ngibyo wariye bikabicagagura kandi waza no kujya kubaka urugo bikagenda fresh umuntu agashyiraho imiganda nawe urabyumva sinda kandi oya shiri umva numushyiriremo ntabwo shuga testing umbwira how is it reka ntacyo mbanze ngweke ariko se heko tijya kugotomera sikaryoshye se kararyoshye Servi wazanye amashero hasi akuha amazi ukarabe oya ko cyanda cyako Ngumaracho komisora. Umva ko se n'ubundi boss ukadahari. Reka dushaka ukuntu tubibaradinga, dushaka ukuntu tubigenza. Urumva? Yego, umva mugende n'ubundi kadede nicyo cyari kinzanya hangaha. Ndaje ngo tubipange. Nawe urabizi karakagabo kuno kiyemera ngo nta muntu wakarira amafaranga yako. Ngo nta muntu wagira gute kigiza gaturi ndagira ngo tukereke ko ntandukanye n'abandi bose we. Ako sundi ako sakubwa ikibazo nshaka kubwira. N'ubundi kari umuntu uri aho ngaho. Urumva? Mwasohokanye mwasangiye nta kuntu wamutura shida y'amafaranga. Kamutura shida yakashi rwose ugashaka cya kintu kiremereye atabasha nyine kugira gute guhakana noneho warangiza ukayamwaka
kuyakwaka nk'umuntu mwasabanye mwasangiye rwose ndumva njye atakwanga kuyaguha nibyo by'ibisirimu ibyo bintu n'ukuri n'ibisirimu mpamvu ntabyemera ngiye nisuzuguze kari akagabo tujye duhura kajye kavamo nishwe n'inzara kangita imburuburu urumva n'ubundi uriyo uvuze ngo iki reka mbwire reka mwende mbadi ntunshinge umenye ko hano ngiye umukiriya ukaba uri umukozi wawe ntacyo uriyo mu bingibi turimo uri imburuburu byemere kandi ahubwo umva ukuntu noneho ibintu bigiye kugenda n'ibyo byanze ikindi gitekerezo umva ugiye kugenda ufate byeri nicare iruhande umugushe neza urumva umva umunyweshe byeri umunyweshe utereka umukorakoraho hose urumva umuterekera amaso umusoma umva urumva umusomesha ariko nanjye ndaba ndaho ndegeye ishiramo nsukamo urumva kubera nyine isiri urumva ugenda umusinziriza umwice mu mutwe ubushyuhe buragenda bumukubite ubushyuhe buhure na byeri nimumara guhura na byeri buhure n'igikobwa kiri aho ngaho imbere n'ibibero n'iki urumva nurangiza namara gusinda ubibona ko yahwekereye ujye mu mifuka ye ukore inyuma nashaka aba yashyize no muri nangamadeni ujyeyo ushyireho uyakureyo urumva numara kuyakura umaze kuyafata gutya neza ubona ko yafite ufata amafaranga uyita amazina uvuga uti aya ni ay'inzu aya ni ayo kunywera aya ni ayo gutembera aha aya ni ayo kwitanga kwa Christine urumva aya amafaranga yose ugenda uyita amazina ubundi ngegera nurangiza ufate itiki imucyurika mugezi yataha uyishyire hariya kandi nabwo nurangiza uyafate uyasubizemo neza gake usubize muri nangamadeni ye nurangiza utuze oya ibyo byankoraho akureka mumaze wibagiwe kara kagabo burya aragaturi ibyo byose nabitinyuka ku reka nkubwire sheri dushobora kwibeshya ngo namuhaye ngo yasinze ngo yagoswe yafashwe nakora makaboko kagafatiramo akagaca uriya mugabo atajya kamanika muri saro yiwe imandaro oya twigundi mupango mbabarira nicyo kinzanya noneho si ubwo turabigenza gutera nkwereke kwanza nta n'ibintu byo gutinda wowe turabikubita kuriya turabishyira mu mirire mu byo ngiye kuya dukonsoma ubikubite mu birire no mu binyobwa turayakura amayacu ahubwo reka ngende mbashe kubukura neza sheri atava mu nasi bayi ndakutragabana iyi ni fagitire yanjye yego niyo ibihumbi 111 ni yacu turebe sheri fokazi ni imwe ibihumbi 15 imyo saba banashimwe igihumbi nibyo igihumbi yego udusenda baboyi 6 oya 6 kamwe n'igihumbi 15 ubu byose ni 90 intozi udusenda baboyi boyiro 5 sheri ndebera neza udusenda baboyi handitseho 6 nibyo sheri iyo bavuze udusenda baboyi nyine aba ari inkoko yose bishe rero tubibara nkaho mwariye nyine inkoko yose ndabarabizi nyine urumva buri burusheti kugira ngo burusheti ivemo burusheti y'agasenda baboyi bica inkoko ebyiri bigiye kuvuga ngo ngewe ngo ki bica inkoko ebyiri 12 ubwo ngiye kwishyura inkoko 12 se iki ese yo kubyemeza gutyo nkaho ari ibintu bisanzwe ntacyo bikubwiye none se sheri reka buri kabari kagira amategeko kagenderaho ibiciro none se sibyo ku buryo ngiye nakwishyura amafaranga 15,000 ku nyama imwe y'agasenda baboye yego murayishyura rwose pe indeso yishyura ako se sheri babana nyubahishije uburyo wansokanya aho ngaho babana nyubahishije wishyure w'inteza abantu erega icyubahiro ntago bivuze ngo nimfata umutungo wanjye nze sesagura aha ngaha nicyo ushatse kuvuga se oya si cyo mvuze ko nyubahisha rwose jya umuha agaciro koko iki ngo nase boyiro 5 ureba uko ingana oya ntago nabyishyura
Jamedi ntabwo nayishyura. Nese murabura n'iki kuyishyura kandi rimwe mwayakonsomye. Oya yishyure nibyo. Bigende gute? Sheri yishyure nibyo. Mbwirira manager ze hano. Nge Manager se suyu. Sheri rwose. Niwe manager ze. Manager no sheri. Reka ntabwo batwiba kereka ari abaseriveri. Ese rero bagize ngo nabakozi. Ubwo bwira boss aze hano rero. Ntawe uhari. Kuki? Ngo ntawe uhari. nimero ze muhamagare tuvugane kuri iki kintu. Cyangwa nimero se uriya ni ngombwa reka noneho uzi ubuse nimero se muhamagara oya rwose wimuhamagara boss muhamagara okay niba kumuhamagara utabishaka sibyo n'ubundi biroroshye isi boyiro nariye si inkoko ni inkoko urabyemeza iyi ni inkoko hari agasenda baboyi kari karimo ni ukuvuga ngo abantu bose barya boyiro hano nta dusenda baboyi baryamo tujya hese ko ari inkoko mwabaza biroroshye rero it's okay genda mupakire inkoko 12 ziwanya n'utwo dusenda baboyi mwakozemo burushete hanyuma uzime nzitahane mbishyura amafaranga yayo. Mwese ubundi ibi byose si sheri wawe wabitanga. Arameshyira sheri arameshyira ntukanye weshinga ubujura bw'aba baseriveri bakora mu kabari. Ntonteranye n'umushiri wanjye. Ntago rero wambwiye ngo tumupyete tumwibire mu nyama. Tubigirire no kuri facture hose tubishyire. Ntago rero wabivuze. Niwe wabivuze ati ibi byose ngiye nakuzanga niwe wabimbwiye. Aho kugira ngo ngiye bijye kunkoraho nyirukanishe wowe uzampa akazi. Arambwira ngo turi bugabane. Wowe uzampa akazira. Ubundi agasenda baboyi nangaye. Agasenda baboyi se 800. Ubwo dutandatu bikaba 480. Siko bivuze? Kamwe 800 dutandatu 480. None ngaho dusenda baboyi dutandatu. Nta nubwo twakoze impuzi. Ntabwo twakoze dutandatu. Ntabwo twakoze nk'uko 12 n'8. Twakubeshya. Erega no kuvuga ngo naje nsanga ihuni nzanye n'ingegera. Abantu zirahanga ndavuga inturi.